Umunsi umwe yari ndi ahantu mu kibaya gikikijwe n'imisozi, gusa nabonaga umucyo mu maso hanjye, ndetse muri uwo mucyo hazirimo umwijima wa sekibi. Gusa nk'uko ubyumva nk'inkuru mpimbano, niko nanjye nafataga sekibi nk'utabaho. Nyuma y'ibyo byose ntashe kumenya uwo ndi we. Kuki iyo ndi kumwe na family yanjye mba numva ari byo bimpa amahoro? Nagutinda mbitegura ugasanga aranamfasha arazimye. Sanyu, Karame, muraho. Uraho neza nshuti yanjye? Mbende usaba kwa byibushe cyane. Amakuru cyane twasanze. Oya ntago nabanze. Wajaga mu kibiri nuko abanza kutunyuraho. None usigaye urigendera singubone. Oya mama, hari igihe njya nza simpa gusanga. Buriya bajya baca umugani, uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Sanyu uri umwana mwiza uritonda pe. Ibyo kwitonda kwanjye se kandi bizamura ushaka iki? Nuko ukareba kagenda ukagira ngo sindaya butwe. Urabeshya ibyawe bizajya ku mugaragaro. Kwa Sanyu muraho. Karibu cyane. Nari ngukumbuye. Aho ni amahoro. Ni amahoro, ni karibu. Ndakwakiriye rero mu rugo rwanjye, nishimiye ko wangendereye, nari nagukumbuye. Urakoze cyane ndabyishimiye. Numvise rero hanze aha ngaha hari ibintu by'ibihuha biri kugenda bivugwa ngo uriya mwana Daniela ngo ntabwo ari uwa JAO. Daniela ntabwo ari umwana wa JAO. Nina niko baba bavuga. Ni ibiri hanze aha. Biri hanze aha ngaha baragenda abantu benshi babivuga. Urumva ibintu nk'ibyo ngibyo bibabaje ugaseka? Ntago byambabaza kuko Daniela ni imfura ya JAO 100% ndetse. Ahubwo nkumara ikintu mba nibaje. Ese Sanyu, Karame, usibye ibiri hanze biri kuvugwa by'ibihuha, mbwira umuntu wabikubwiye. nyine urabona ntabwo nakubwira ngo ninde, gusa ni ibiri kuvugwa hanze aha ngaha. Barimo baragenda babivuga hanze aha hose. None se Sanyu, Karame, nimba atari amatiku yanyu, kubera icyo utambwira uwo muntu koko? sinakubwira ngo ninde kuko ni abantu bose banyuraho bagenda babivuga. Ntabwo nakubwira ngo ninde kuko ni benshi. Yewe ntawamenya wasanga ari undi bera utari ngewe. Rero twaganira ibintu byinshi ariko reka ntahe, reka ngere mu rugo ndebe Daniela na Satava ku kazi agasanga ntago ndi mu rugo. Rero urabeho. Yego murakoze musigara amahoro. Ese ubu yarenzera? Ndabona yagiye. Ndagakoze icyo nzi cyo. Ariko se uru rugamba natangiye ngo nzarurangiza ra? Ariko ntacyo nzarusoza. Ngaho ujise kandi abaye iki? Tuzanye ari muzimara mukakira Imana none yabapfuyira. Yewe musore, ko wicaye hasi se? Nabuze intebe mwicara. Ko noneho wabuze intebe? Izi zose se sizo? Iyi ni intebe yidi ziriya zose wabuze aho wicara? Ibiseke iwacu bitabayo nagize ngo n'uburiri murara. Ariko akanakumiro koko. None se bwa buburiri ubu ni intebe urabona yabo uburiri koko? Ingana itya? Iyi nagize ngo n'uburiri bw'umwana. Okay. Ubwo rero narisanze madamu hari aho yagiye ariko ibyo kurya nabizanye.
nabishyize ari ku meza waza ukiyakira ubundi izindi gahunda zigakomeza. Okay? Hari ikibazo? Oya. Aha. Ibi ngibi ubishyize hano. Ngwino. Ushobora kuba wavuye kure. Ushobora kuba uri mvuye kure rwose. Cyane fungure ubundi kari keza. Waya nibyo byari bihari kuko urumva nyine nsanze madama adahari. Ariko kanga mu jisho ni kanga mu kanwa. Bon appétit. Uryoherwe. Musore wanjye. Maze bitese. Basi n'umeze neza. Uratwihanganira rero. Urabona ko sinzi n'abana sinzi aho bagiye, madamu nawe sinzi aferi yagiyemo. Ariko uko biri kose. Ngaho rero ubu ndumva noneho wakomeza urugendo ukajya gushaka akazi. Waje ushaka. Sibyo se? Ngo urugendo se rujya inka yanjye. Ntiwambwiye se ko waje ushaka akazi? Yego nyine. None nese akazi ndakabona nakabona. Nakubwiye ko hano nta kazi gahari nyine. Ubwo umaze kwica inzara. Wakomeza ukajya gushaka akazi. Bose komba bitari bukunde. Gute? Aga bikunda. Yuko ewe mbano ntari na se uri hafi. Linda ngwino hano ye. None se wakwikorera hano ku muhanda koze ku muhanda nzanire agacupa hariya mbanze n'itimburire ndabona izuba rimeze. Muzanira kwa inaji cyangwa agafata. Jya kwa Mutoni arakaza ko nsanzwe ngize. Linda uragenda wambaye izo nkweto se? Udukweto twawe zo ntabyo tubana. Siko mbona atari nziza. Reka ntacyo. Oya ntabyo. Nyarukara. Ntacyo ziri buke. Ndazuteze. Nyota yari kwiye. Kazuba urabona zimeze nabi. Ubundi buriya kandi igihe cyo kujya kwiga kirageze. Kiri hafi. Irateguye neza. Nta kibazo gihari. Nta kibura. Umva byoroshye noneho nukuza kureba niba hari ibindi bibura tukabitegura hakiri kare nako iminsi yageze. Ejo tutazuba tubwira ngo urebye keretse yandi itike niyibura. Ibindi byose birahari. Yego. Kiyo nayo sisi. Ajya se basigaye nk'ibyumweru bibiri. Yego. Ni icyumweru kimwe. Naho barihuta. Naje ariko naje turabikora nta kibazo. Turabikemura ntabwo bigoye. Sawa. Turabikomereza tunatwara ntari. Yego rero. Rero umusore wanjye Karame urabona urimo burira kandi twahuye mvuye mu kazi ananiwe urabona ndacyambaye n'imyenda y'akazi ndumva wakomeza urugendo ukajya gushaka akazi waje ushaka
nanjye nkashaka ukuntu nduhuka. bosi nawe ugira imuha uruhande rumwe ubivuze ukuri koko burimo burira nese wowe urimo urambwira ngo njye njye gushaka akazi ndagashaka wumva ko wanije njyewe rero ntabwo nzi aho uri bugashake urumva kandi ubyibuke neza ko atari njye wakuzanye ushobora nkwegeke ko muri kuntwara kuri tuno ndagutwara ntisi nyine nyitondesha basi nibyo ngawe ntibirashyika mu nda ngo ninturumbuke ngende ibi ni ikira hanza naho ndi buke umva musore twumvikane ushobora guhaguruka ukajya gushaka akazi nk'uko waje ugashaka ntabwo mbishobora hano nakubwiye ko ntakahari ntabwo bari bukunde rwose nukurite kandi nawe nari nabivuze kuri burange hano sheri karame sheri wiriwe tesi wiriwe neza ni amahoro wiriwe ute mugabo wanjye ni amahoro ariko nta kwirirwa ntako wabaye se mugabo mwiza wasanze ntahari nizaniye umuntu hano mbyita ibikino ariko ndabona ari ikibazo rwose umuntu uyu musore twahuriye mu nzira ni njyewe yego kubanza unashyanuka oya ari ukuntu uyu musore ni umushyitsi mureka avuge nta kibazo mama ni mwiza ntabwo muzi wowe uzi ko yendaga no kumbuka ntabwo nzi kubita byo twakwambara nta n'ibikora kurwana ntabwo nawe uyu musore twahuriye mu nzira yego bari kunsifura mpagarika nyine ndahagarara ngira ngo ni ibindi bindi njyewe arambwira ngo arashaka akazi ni akazi ceceka abanza avuge mubwira ko nta kazi dufite arambaza ati se basi niba nta kazi mufite nta nubwo mwajya kunyihera ibiryo ko maze iminsi ntarya yamaye rwose umubyeyi dore yamaye ndamubwira muri kunyumvana rwose ndamubwira nti ariko ninjye ufite ijambo uretse abanza mbwira nimba utahaze ndaguha n'ibindi ntugire ikibazo none n'ikinyabupfura ndabona kigerwa ku mashyi sheri mureke n'umushyitsi mureke mbwira njyewe ntongere kutuboye yego njyewe nambwiye nti nta kazi twabona ariko ibyo kurya byo ntabwo twabikuburira turaza cyakora nsanga nyine nta muntu uri muri uru rugo ariko ibyo kurya nari maze kumugaburira kinamugani rero ngaho jya gushaka akazi nk'uko wambwiye ko n'ubundi uri kugenda ugize gute ushaka akazi nakubwiye ko hano nta kazi gahari nibyo usanze rero ducocyorana ngo ntava hano nawe unyumvire ngo ntava hano rwose ntabwo uri buve hano ubundi se witwa nde harya ngo witwa matiriganya sha mama nyine njyewe nitwa matiku ni matiku nitwa matiku ariko nta kibazo cyanjye ikibazo cyawe kandi bakubwira ngo ugende bakubwira wabyanze ariko sheri hari igitekerezo cyiza kubera ko yadukunze sibyo se kandi bajya ngo abashyitsi ntabwo wakirukana umushyitsi ubuse yadukunze cyangwa yakunze ibiryo nawe yesu sheri n'ibiryo birahari tuba tubimuha rwose kandi urabona ko daniela afite irungu muri uru rugo uretse ukambwira ko umwana wanjye azamarwa irungu n'amatiriganya matiku ntabwo azamumara irungu ahubwo azamufasha azatubera umukozi tujye tumuhemba kugira daniela nawe abashe kugira gute kwisanzura sheri mureke nta kibazo madamu amafaranga yo kumuhemba azajya ava iby'amafaranga n'ibibavune ni 10,000 byonyine kwezi ubundi nkiberaho neza ndumva atanagoye nubwo wamenye ncisha nkagira utugambo twinshi zingorana pe watangira ukamupangira ibyo akora njye nari nzi ko bijyanye n'amafaranga urananiwe ugenda wiriwe mu mujyi ntabwo turanavugana mbwire ni gahunda za kujyana niko zimeze wowe genda uruhuke reka uganire na matiku uyu nguyu tumwereke n'akazi atangira kure ubundi ninjye warongoye abandi ndagukunda rwose so reka mbe ngiye kuruhuka rero ngaho sigarana amatiku ariko uzitondesha niba ari umuntu witonda hano ni mu rugo rutari urw'abasazi
kandi nabonye nanjye ntabwo ibi bigofero ibi ngibi se sha urasute ibi bigofero araje arabikuramo ndamuha n'imyenda sheri ntufite imyenda yaza kugukwira se nta kibazo arabiraza kugenda neza genda uruhuka ujyame neza uruhuka ariko sheri ujya muri dushe kugira ngo uruhuka umeze neza yego urakoze love you too. ariko umugabo wawe nawe ni umwana mwiza cyane ubwongera umwana mwiza cyane nyine wenda nyine yari yambwiye ngo ni akazi ariko mubwiye ikibazo cy'inzara numva aranyumvishije pe nanya nawe yarigeze gusonza we aya ntabwo umugabo wanjye yashonje ahubwo twebwe dufite ibintu twakira ariko wowe ukaba ufite umutima mwiza kurushaho wagira ngo Imana itanga imitima niba yatangiriyeho cyangwa wihitiyemo ese mate ku mutima wanjye mwiza wawubonye pe nuko se kuvuganiye ngo ugume hano ni ukuri hari ukuntu umuntu akuvugisha ugahita ubona uwo ari we uri umuntu mwiza inyuma ariko numvishe n'umutima nuko wenda nazi ukuntu imitima ibisa ariko umenye uwawe waba usa nk'igitare humura uru rugo uzarugiramo amahoro rwose ntacyo uzanabura ni ukuri nanjye wenda ariko nacyo icyo ugomba gukora imirimo yawe neza ushinzwe nzayikora binarenze bikenewe 200% basi kandi buriya njye nshoboye akazi kubera ko nikoreraga igishonye amabase babiri mweshyira ku bitugu igishonye ni igiti igishonye ni bya bintu bagenda bagacukurana mu gitaka noneho bakavangamo amabuye bagatera ku nzu mwebwe nabonye ibyinaha hari ibindi biba bisa nk'ibitukura nabyo ni igishonye ese uwo mati ntabwo unaniwe ntabwo ukeneye kuruhuka urananiwe Daniela uramubwire yicara ndashaka ngo ujye kwereka umuhungu icyumba azajya araramo umuhungu bamwita amatiku yitwa amatiku mami nawe uraziza kuko usabona uyu muntu yabahe mujyane umwereka icyumba cye azajya aba hano agafuka kanjye se agafuka ni kari mu nzu se nta kibazo kihoreye aza kukabona ako se abantu binaha koko kuki batanshakira amahoro bari kumva bashaka kunsenyera koko ako se reka mpamagare papa Daniela mbimubwire ibi bintu atazabyumva ibintu byanteye ubwoba akasa ubundi se ko ntacyo nishinja ntabyumva azabimbaza nzabimusobanurira reka mwihorere reka nkubure ino mbuga ndabona isa nabi ivumbi ry'aha ngaha naryo haba ivumbi ryinshi ariko iby'ivumbi no gukubura reka mbe mbyihoreye mbanze ntekereze icyatuma JAO amenya ko Daniela atari umwana we ariko nanjye ndi ikigoryi kubera iki nabanje kuganirira mama Daniela ntabanje kubibwira JAO ariko ntacyo ngiye gukoresha uko nshoboye ku buryo papa Daniela azambera umugabo dore ko nanjye mbyarira aho ngaho nta mugabo mfite kandi nkeneye n'umugabo banatandukana asikigariwe Karama mama. Yego. Karama. Yego ari gukora iki? Nanjye gukora bangiye gusura inshuti yanjye. Jya gusura inshuti yawe? Yego. Asa igihe turimo urakibona. Ntago ubona ko turi mu nzu leta twubakiye wabyitse ukaraba ujya kureba inshuti yawe.
Mu nge nzajya njya gukora igitondo n'ikigoroba koko nzabiba. none kuzi ko hari ahantu nahafatanye kandi hasigaye ikigoroba kimwe kandi ejo uzi yuko nabwo tuzajya gushaka ikindi kiraka uragira ngo bigende bite leta izatwubakira itugaburire aho bari ku hoya herwa garurira bose mu nzu aho bari kungora pe ntabwo ibyo bintu byemeranye fata kuba isuka se ivanaho ibintu by'umurimo gira vuba fata isuka nta soni aho bari kungora hoya ntabwo ibyo bintu ari byo nta soni ariko wa mwana ubu yabaye yuko nakureze ngo wowe nkakurera ndi mu nzu y'icumbi none leta iratwubakiye none ugeze aho uranahaze ujya kubyuka rera ntabwo ibyo bintu mbyemera koko nzajya njya gukora igitondo n'ikigoroba. ugomba gukora igitondo n'ikigoroba kuko turakennye turi abakene uri kubyumva ntuzongere n'undi munsi none nyiri hariya vuba nyingire amahane dore abajura barateye batatwiba bakatwiba ari ubwo dufite n'amazi yaje kuba atananyeretse ahantu hano rutumira. Ewe musore waramutse Uramutse neza? waramutse uteze Ndaho nabuze amazi yo kogesha byose. wabuze amazi waraye neza ariko Naraye neza. Niba ari kwa ko naryamye hano wagira ngo ntabwo buracya Mati Kara baramutse naramutse. umeze uteze Meze neza naho bega bega ijuru. Uyu munsi naryamye ndarota none ntabwo nongeye kurota ndikorera ibisigo. ariko umuhungu banza asetsa sheri ariko yasize cyane niko yaraye neza cyane umuhungu banza asetsa rwose ni umwana mwiza ko byo utazabitwishyuza uzajya ubikora for free Ibyo nta kibazo. aya rwose usa n'indi capu Ubundi kizima ngeyo nariye nariye amazi. Kare kamati kwambura n'iki. sheri ugiye mu kazi sheri ngiye mu kazi ahubwo wandebera kuri twa turinete ubundi nkajya mu kazi wanyweye icyayi bagiteguye nta kibazo mvuye muri saramanje byose urasa neza umbaye neza sheri urakoze cyane reka nkuzanire uraba wabiteguye byose Mati aha rero nta kazi kenshi kahaba icyo usabwa ni ukwitwara neza gusa nta bindi birenze nanjye ariko singira imico mibi ubundi kereka inzara ivugisha nabi kandi nabonye aha ngaha rwose nta kizongera kubona ariko sheri igihe ntabwo buri nete zitereye ukuntu uba uberewe se sheri rero uzangurira rinete nta n'ikintu kitakubera buriya kugira ngo ngusetse nutinda kugaruka uze wankumbuye ariko nta nubwo ari ukunsetsa ariko nyambika turebe sheri harya ni gutya cyumakeri harya no umugabo mwiza ndagukunda uraberewe wambaye neza rwose nta kibazo ishati rero narayinyogoroye rero sheri wirirwe genda amahoro reka njye mu kazi kora akazi neza namwe musigara amahoro yego nta kibazo rwose utavuga ariko uratinda nkagukumbura oya humura kumva nimba hishize rwose ndumva hari ahubwo se ugira ngo wankumbura ukandusha ayawe utabuke ugenda amahoro sawa Mati Karame ese ko mbona utonora inzara utari koza ibyombo umuhungu mwiza nabuze amazi amazi hari mu mabido narebye mbaraye kako Mati nawe uri umutezi gusa amazi iyo umbwira na Daniel yabikoreke kuri robine ahantu uri gukura amazi mbenye atarabyuka hako ubundi nta kintu nari nibagiwe kukubaza ndagusubiza subiza rwose nta kiyaga nawe nyine umwana mwiza oya ntabwo narakare harya Mati iwanyu ni tuzaze muri iki gihugu mama mwiza oya ndashaka kumenya agace uturuka agace ni mu cyaro n'ahandi mu cyaro ibyo byose ndabizi ko ari mu cyaro ahubwo ndashaka kumenya izina ry'icyaro ndetse nduramenya izina ryaho ngo uhindure ikintu ndiko turi nkubiswe izabo ariko Mati Karame wakwese Mati ko yari yakwitegereje sinzi icyo bivugiye ariko nyine n'ubundi ahubwo ngende umuntu mwiza wowe uko tuzagenda dutinda nazagenda uburyo ndi mwiza
uzi ko nshobora gukora agashya ngiye nkoza amasahani n'amazi mayi kandi ko narakeye ariko gerereka ubundi yose de oya ubugura banzuma amazi nyine horamo amazi nyasuke mutareba none mitenyoza ubundi ukuntu ugera udukoryo uri matiko koko aho ntabwo umwanya wose nzajya nkura amazi hano rero pe gano mawogo kwa Sanyu mwana we ni meza ndaza kumusaba hicororo ndebe ko nanjye nagateraga gafata ariko si muri iri zuba hari byakundana rebera cyane sese twasi ni wowe yo Sanyu ni njye komera cyane amakuru y'iminsi mwari muraho turaho sinari nguherutse yego uzi ko igihe waherukaga kunsura nibagiye kukubaza ko ugikunda indirimbo uracyazikunda ndaririmbaga yo nareka kuririmba noneho rero hari akaririmbo kasohotse gakomanga karavuga ngo niwemera kompompompo kaba gakomanga izo ni indirimbo zabisi nje reka mbanze nkubwire wowe banza utega amatwi urumva noneho kamara gukomanga bakagakingurira kakinjira ngo ye umva nkubwire ikintu bisobanura ngo niwemera kunkingurira nzinjira mu cyumba nze mu nzu yawe ntabwo wakumvise Sanyu nawe urakabyaga izo ndirimbo zabisi nazifata yego mwana ndabyumvaga ngigendera reka oya wincika nari ngukumbesha ngufitiye inkuru rero uhorana inkuru zidashira uhoranaga inkuru pe umva ngufitiye agakuru gashyushye ariko kababaje gateye agahinda umva ubu mu rugo kwa JAO baturenzeho ntibakiri mu rugero rwacu uzi ko basigaye bafite n'umukozi ako se Sanyu kangubaza gutunga umukozi wo mu cyaro nibyo bintu byaguciye umugongo wasaraye warembye ubu amafaranga kwa JAO bagira niyo gataba menshi guhemba umukozi wo mu cyaro ndabo byabananira nanjye namuhemba shagemba mbona ari igitangaza pe wowe ko mbona se bitagutangaje aha ugiraga inguru nje nzaje ndahura nawe ugiye kumbwira inguru zo gusenya abantu gusa urabeho ego ko amana mbega umugore ugiraga amagambo aha Lina karamema ngwino nkubwire ntabwo makaragara turangiye se ariko nanjye gusoza barasigaye gutera ipasi ishati yonyine mva rero ari na mwana wanjye dore umaze gukura mbaga nshaka kukugira inama ntuzajye ushyikirana n'udusore twose turi aha hanze tw'udukene kuko urabona twebwe turi ku rwego rukomeye tumaze kuba abakire turi abakire tw'udukene none se abakene bose abantu abakene ni abantu ariko nyumva ibyo nkubwira ndakubwiye ngo ntuzongere cyangwa ntuzahirahire gukundana nabo ngo haguruka ugende ujye mu mirimo yihute sibyo yego ariko ubundi kirazira gutangira ikintu ntukirangize ariko ngiye gukoresha ibishoboka byose uriya mugore mutandukanye n'uriya mugabo kandi nzabigeraho ndatekereza nkasanga nzabigeraho kuko iyo natangiye gahunda ngomba kuyisohoza ahubwo ajye uriya mugore ajye nijye nawe ahubwo reka nze nkoresha uko nshoboye mpamagare JAO mubwire ukuntu uriya mwana Daniela atari umwana we reka muhamagare aze hano